Jesus Christ the Sovereign King reigns TV iguha ikaze. mwiza kuri mwese mudukurikiye mu kiganiro cy'uyu munsi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe reka dutangire dushima Imana dushyire imbere yayo ishimwe kuko yaturinze mu minsi ishize kandi ikaba ari nayo dukesha ubuzima. Imana yacu tuhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo kandi nayo turi bukeshe gukora iyi porogaramu tukayirangiza amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere tuganira mu gice cya mbere ni amafaranga. Ingingo ya kabiri tuganira mu ishuri ryacu ryo guhinduka ijyanye n'ubwiza. Turabashimira ko mufata umwanya wo gutekereza ku byo tubabwira. Ku giti cyanjye nagira ngo mbabwire impamvu numva nizeye ko abanyarwanda bagombye kuba abapiyoniye bo gushakisha Imana y'ukuri. Nuko kuva mu bisekuruza byabo bya kera abanyarwanda ntabwo bigeze bapfukamira ibigirwamana bikoze mu mabuye no mu biti nk'uko wasangaga ayandi moko abifite. Bakoranye n'imyuka, bakoranye n'ubwami bw'umwijima, bakoranye n'ama-esprit. Urwo rwari urwego rw'ubuyobe rwashobokaga muri icyo gihe kuko umwami Yesu Kristo yari ataraza kutumenyesha Imana y'ukuri. Ariko andi mahanga yose wasangaga agiye afite ibigirwamana yicuriye, ibigirwamana apfukamira bikoze mu biti n'amabuye. Abanyarwanda ntabwo byigeze bibarangwaho. Niyo mpamvu numva ariyo mpamvu abanyarwanda n'ubundi bagombye kuba piyoniye wo kumenya Imana y'ukuri, Imana iri hejuru y'amajuru yose. Nizere ko nta muntu ukibabeshya yuko politike nta hantu ihuriye n'iyobokamana cyangwa n'imyemerere. Mwarabyiboneye ejo bundi abakuru bose b'isi bagiye gutaha katedrali. Ni ukuvuga rero yuko byo bifite icyo bisobanura. Katedrali ntiyahatashywe n'abihawe Imana, ahubwo yatashywe n'abantu bo mu nzego za politike zo ku isi zikomeye. Nibabere rero umwanya wo gufunguka mukamenya icyo bivuga. Abanyarwanda turabifuriza gushakisha Imana y'ukuri ngo bari bashyigikira. N'indi mpamvu dufite nta n'ubundi bushobozi dufite bwo gukomera no kuva mu icuraburindi isi irimo, ni uko twizera Imana y'ukuri. Iyo Mana ikiyitandukanya n'izindi mana ni uko ifite umwana wayo witwa Yesu, ubanye nayo ugahorana nayo, akaba ari ijambo ryayo, ikaba yaramutanze kugira ngo aze kudupfira yikorera ibyaha byacu, noneho aduhesha uburenganzira bwo kujya imbere y'Imana itwakire. Niwe uduha uburenganzira natwe bwo kuba abana b'Imana, tukaba dusangiye nawe umubiri n'amaraso nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ndabinginze ayo mahirwe ntazabacike, mwe kuyapfusha ubusa. Niba abanyarwanda abasekuruza babo baragaragaje ubwenge bwo kutapfukamira ibiti n'amabuye, ibyo Bibiliya yita ishyano, birashoboka rwose ko kuri iki gihe kugira ngo tugire iteranyuma yo kujya gupfukamira ibyo abandi bapfukamira, dukwiye gupfukamira Imana y'ukuri. Imana iri mu ijuru, Imana isumba byose, Imana itegeka byose. Imana yafashe umwana wayo ikamugira urwego rwo hejuru rw'ubwami bwose, ikamwigurira byose ku bugingo bw'abantu. Murakaza neza mu kiganiro cyacu. Imana ibamugisha. Ijambo ry'Imana mubona ryemera neza yuko ubutunzi bw'umutunzi ari umudugudu we, kandi bwemera ko ifeza ngo ari igisubizo cy'ibibazo byose. Nuvuga ko amafaranga Bibiliya yerekana agaciro kayo, ndetse umwami Yesu ugeze gutanga umwe mu migani avuga ko ubwami bw'ijuru bumeze nk'umugore wari wataye igiceri, hanyuma ngo akagishakashaka, yamara kukibona agatumira inshuti n'abavandimwe kugira ngo baze bakore umunsi mukuru kuko icyo giceri bari babonye. Ni ukuvuga rero ko amafaranga Bibiliya izi agaciro kayo. Aya mafaranga mubona aya afite impande ebyiri. Ntabwo amafaranga ari ibipapuro gusa, ntabwo ari uburyo bwo kugurana gusa ngo umuntu abone ibyo ashaka, ahubwo amafaranga afite uruhande rw'umwuka. Amafaranga ni ikintu gikomeye, ndetse ntabwo twigishwa ibyayo kuko tubimenya hari ibintu byinshi twahindura. Umwami Yesu yavuze iby'amafaranga, aravuga ngo nidushakishe, nimwishakire ubutunzi mu ijuru, ngo mubike ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho imungu zidashobora kuburya n'abashumba badashobora kubwiba.
amafaranga ni ikintu gishobora kuba transféré, gishobora kuva mu isi kikoherezwa mu ijuru. Ntabwo agerayo ari amafaranga, agerayo abarwa mu gaciro k'ubutunzi bwo mu ijuru. Ariko iyo ugize gutyo ukayatanga, ugaha Imana amafaranga, hari icyo wandikirwa kuri konti yawe yo mu ijuru, kiri mu butunzi bwaho bw'ukuri. Kuko amafaranga ntabwo ari ikintu kiri permanent, ntabwo afite agaciro kazahoraho iteka, ariko ibyo mu ijuru bifite agaciro kazahoraho iteka. Rero amafaranga afite iyo faculté yo kuba yava mu isi ukayohereza ikuzimu akabarwa mu butunzi bwayo, cyangwa ukayavana mu isi ukayohereza mu ijuru akabarwa mu butunzi bwayo. Wumve nawe agaciro k'amafaranga ukuntu ari ikintu gikomeye. Satani ubwo yajyaga kwaka Yobu, yajyaga gusaba Imana Yobu, yarayibwiye ngo umuntu yatanga ibyo atunze byose ngo kugira ngo agure ubugingo bwe. Ni ukuvuga ko amafaranga ari ikintu kizwi. Ndetse igihe Yesu yajyaga kuvuga Imana ebyiri ziri mu isi, ntabwo yavuze ngo ntabwo mushobora gukorera Satani ngo mukorere n'Imana. Yaravuze ngo ntabwo mushobora gukorera ayo mafaranga ngo mukorere n'Imana. Bivuga yuko amafaranga ari ku rwego rumwe n'Imana. Abantu bashobora kuyafata akababera Imana, kimwe n'uko abantu bashobora guhitamo Imana y'ukuri. Bigenda bite rero iyo duhisemo Imana y'ukuri? Bigenda bite iyo duhisemo amafaranga ngo tubere Imana? Tugiye kubiganira. Amafaranga ni iki kandi aboneka ate? Urabyuka mu gitondo ugashakisha imbaraga, ukarya, ukabona imbaraga, ukaba ufite n'igihe ukajya ku murimo. Rero uguha umurimo ushobora guhembwa ku munsi cyangwa se ku kwezi cyangwa mu byumweru, ukurikije uko mwavuganye cyangwa se igihe urangirije umurimo. Ni ukuvuga yuko icyo kintu aba aguhaye ni amaraso yawe. Aya mafaranga mureba ni amaraso. Ni amaraso aba yabaye materialize. Ni amaraso yakoreshejwe mu gihe kingana gutya, aba materialize bakayakuzanira ku rupapuro rwanditseho agaciro bahaye umurimo wawe. Amafaranga ntabwo ari umurimo gusa, ni amaraso yawe uba wakoresheje. Iyo nta mbaraga ufite ntabwo ubasha kujya gukora. Niyo mpamvu amafaranga ni amaraso. Kandi iyo umuntu ayaguhaye ni amaraso y'abaguhaye yakoresheje. Amafaranga rero aza ariho umwuka. Esprit iherekeje amafaranga isobanura icyo ari cyo. Twebwe ntabwo tubireba mu buryo bw'umubiri, ariko bamwe bahisemo kwinjira mu buryo bw'umwuka, ndetse n'ibiremwa byaremwe ari imyuka birabibona uko amafaranga yabonywe n'uko yinjiye. Haza hariho kashe y'uburyo amafaranga yabonetse. Niba umuntu yayabonye yayibye, niba umuntu yayabonye yabanje kumena amaraso y'abantu, niba umuntu yayasabye akayaguza, amafaranga aza hariho kashe y'uburyo yabonywe. Niyo mpamvu amafaranga ari amaraso. Kandi amafaranga afite uruhande rw'umwuka, afite esprit. Ni ukuvuga rero ngo iyo amafaranga yinjiye iwawe, aba afite ibintu biyinjije, afite n'umwuka yinjirana nawo. Niyo mpamvu ushobora kumpa amafaranga wabonye mu buryo budakwiriye, yaza iwanjye agatwara ayandi yose. Niba yinjiye ariho umuvumo, arinjiza n'umuvumo ku yandi. Amafaranga iyo yinjiye aza afite aza abaririza, abaza ahari amakuru. Iyo asanze amafaranga y'iwawe agenda nayo ahita agenda. Uko amafaranga afite ibintu biyinjiza, niko afite n'ibiyasohora. Amafaranga iyo yinjiye iwawe, hari umuryango uba ukinguye. Umuryango uba ukinguye, amafaranga akinjiriramo. Wenda wayinjije n'umurimo, wenda wayinjije mu buryo butandukanye. Arinjira.
iyo ageze imbere agasanga utafunze umuryango, uko hari ibintu byinjiza hari n'ibindi biza kuyasohora. Hari ibintu bishinzwe kuyasohora mu buryo bw'umwuka. Bamwe bumva bakubwira ngo ni inyatsi, abandi bakubwira ngo bafite umwaku, abandi bakakubwira yuko batazi aho amafaranga aca, ariko uko ibintu biyinjije ntufunge umuryango amafaranga arasohoka. Umunsi umwe naganiriye n'umubyeyi wo mu itorero rimwe ryo mu Rwanda, we n'umugabo we babikaga amafaranga yo kubaka urusengero. Aza kumbwira ati yewe uzi ko ariya mafaranga yo kubaka urusengero abura, atuzi ko iyo tuyabitse dusanga yagabanutse. Ndicecekera ndamwihorera nibuka ko ibyo nanjye byambagaho. Umunsi umwe igihe kimwe naracuruzaga, rero uko nazanaga amafaranga nabonaga ari amafaranga make. Amafaranga iyo ubonye ari make ahita aba make, ni ukuvuga nyine amafaranga afite ibintu byinshi biyariho twe tutazi. Hanyuma yari amafaranga 115 ngiye kuyabara mbona asigaye ari 110. Nyasikira muri tiruwari ndagaruka, nyabaze nsanga abaye 105. Ariko nibeshye, hari ukuntu ubona amafaranga uvuga ati ariko nibeshye buriya yaraye, ntabwo ubona hagiye. Ibyo bivuga ngo amafaranga arabura ntunabisobanukirwa. Twebwe ubwacu mu rugo twagiye mu gihugu kimwe duturanye, twari tugiye mu rugendo, tugezeyo tuvunjisha amadolari 100, barayaduha arimwo 100 by'aho hantu. Turangije byari 100 birenga, turangije tugiye kura tubona amafaranga abaye icya kabiri. Mu ntoki zacu tuyoboye tubona asigaye ari icya kabiri. Arangije kuba icya kabiri arongera ahinduka icya kabiri cyari dufite. Hagize ko yagenda b'icya kabiri cyayandi kugeza igihe yatangiye guhinduka dusigarana inote nduva zarenye 500 zaho hantu. Turatangara, tuhita tuvuga tuteye amafaranga ariko imiti nituyashyira no mu yandi nayo yose aragenda. Ibyo ni ibintu byatubaye mbona nkubone. Amafaranga ni ikintu gitangaje, ntabwo ari ubuzima ubona. Rero iyo amafaranga yinjiye iwawe utarakinze umuryango, hari n'ibindi biba biyakeneye. Imana yonyine niyo ikize mu buryo idakenera amafaranga yacu, ahubwo yo sisiteme yayo ifite ukundi ikora, ngiye kubigusobanurira. Urugi rero urukinga ute iyo amafaranga yinjiye iwawe? Ni ukuvuga ngo iyo amafaranga yinjiye, benshi murabizi, ujya kurota ukabona hari abantu bari kuguha amafaranga, ukavuga uti ngiye kubona amafaranga, cyangwa ukabona urimo urishyuraho ibintu. Hari n'inzozi zizi igihe ugiye kubona amafaranga. Akenshi ziriya nzozi aba ari inyuka yarangije gukapta, kuko yireba ibiri imbere yawe, uburyo ugiye kubona amafaranga n'uburyo agomba gusohoka, wowe ukagira ngo ni ukuyabona. Rero amafaranga iyo yinjiye hari uburyo butatu bwo gufunga umuryango. Nabikubwiye, iyo udafunze arasohoka. Amafaranga ubanza kuyamenyesha ko ufite umwami w'ubuzima bwawe, utwara ubuzima bwawe. Reka ntangirire ku buryo bwa mbere. Kugira ngo ukinge umuryango w'amafaranga, ushyiraho ufata umugabane ugeneye Imana, ugishimira ko yaguhaye imbaraga zo kujya gukora, ukabyuka nturware, ntugire agisida, ntutsitare, ugakora kandi ukanaronka, nasoje akemera kuguhemba. Ibyo byose ni ishimwe. Iyo uyabonye, ikintu cya mbere ubanza ni ugushima Imana. Hari ibintu rero najya gasoma ijambo ryo muri Maraki ngatangara, Imana ivuga ngo nzabuza akagungu kubarira imyaka. Hayoberwa ibyo ari byo, kagunguziza mu buryo butandukanye. Ngitangira gufungurwa amaso na Yesu, kimwe mu bintu natangariye ni uburyo amafaranga agenda. Amafaranga iyo yabonye haza akantu kameze nka flash, ukajya kubona ukabona itara ryawe rirazimye, ukumva ugomba kugura irindi vuba vuba amafaranga utahanye. Cyangwa ujya kubona ukabona nk'igikoresho cyo mu rugo kirapfuye ukeneye cyane, cyangwa iyo ujya kubona ukabona nk'umwana ararwaye, cyangwa ukiyafite ukumva baraguhamagaye ngo umuntu akoze agisida. Hantu ugomba guhita ukoramo ugatanga amafaranga. Ukiyakoramo umuryango uba wafungutse. Iyo rero umaze kubimenya, bya bintu bikaza, ukibona amafaranga uricecekera ukabyihorera, ukabanza ukagenda
ugashima Imana. Amafaranga yawe amenya niba uri indisipurine cyangwa uri disipurine, akamenya niba uri icyigenge cyangwa ufite umwami wo kugenga. Iyo uyamenyesheje ko ufite Imana, amafaranga yicara mu rugo akakubera umugaragu agategereza kuyakoresha ibyo ushaka. Ntabwo ibintu needs cyangwa se besoin zishobora kuva hirya no hino ngo zize uzikore uko ushaka cyangwa zize nk'izigutegeka zikwereka ko ziri oya, urabyihorera ugatuza ugakora ibyo wateguye, kandi icyo gihe birakunda. Hari uburyo bwa kabiri, reka maze nkubwire experience imwe yambayeho, ikintu cyambayeho rimwe, nkimara kubona uko kuntu nabaraga amafaranga hasanga yagiye, icyo gihe rwose nta cya 10 natangaga, kirumvaga mfite amafaranga make, nta murimo nari mfite. Hanyuma nza gufata icyemezo, fata amafaranga nari nsigaranye mu rugo, hari mu gitondo ndazinduka saa 11 nandikira Yesu, ndabwira nagira ngo nkwandikire ngusabe kumbera umwami w'ubutunzi bwose bunyura mu biganza. Ndangije ndazinduka ndajya ahantu hari urusengero duturanye, ntabwo ari abantu nari busange, ni urusengero rwari rupfumuye mu nkuta, harimo udusanduku nyine muri z'abo mafaranga. Numvaga icyo gihe yuko ari koko Yesu ari bubibone, yuko ari we mbwiye ko ntawari bumenye ko wanditse akandiko. Ndamwandikira, ndagusaba kumbera umwami w'ubutunzi bwose bunyura mu biganza byanjye, umwami w'ubutunzi bwanjye. Ndigendera ntahanezerewe, numva nasabye Yesu, nagira ubwire ngo ibintu by'umwuka bigira effectiveness yiruka cyane. Nyuma y'iminsi 2 nagiye mu mujyi ahantu njya kugura umugati, ndangije nishyura amafaranga 17,000 ku mugati w'2,200 nari nyafite. Rero mbona amafaranga ashira gutyo, nyine nkumva ibintu marugo nayakoresheje, nkumva nibisanzwe. Ariko noneho ngiye gutangara, nyuma y'iminsi 2 mvuye kugura umugati, nimo nzamuka ngeze ahantu nagombaga kukatajya mu rugo, numva telefone irampamagaye, barambwira bati se ni wowe kanaka ufite nimero iyi n'iyi, yego, bati warishya amafaranga 17,000 ku mugati. Iyaba atari Imana yabikoze, iyaba Yesu atabyumvise, nta nubwo bari kujya kuverifiya, bari kureba amafaranga binjije gusa n'amarosete, ariko baragurigiranye bareba umuntu warishye 17,000, kuko igihe narihaga numvise ikintu kimeze, hari ukuntu ujya kuriha ukumva ikintu kimeze nk'igihu kikuje ku mutwe, cyangwa ukumva ese navuga ngo ukumva ikintu kimeze nk'igihu, cyangwa ukumva ubaye bize, cyangwa ukumva mu mutwe ufite ibikwirukansa cyane, nyine urimo uragira vuba vuba. Ahantu nari ntashye, ariko narayishyuye, ndangije ndataha. Bakimara kumpamagara bambwiye batuze tugusubiza amafaranga yawe, ati cyo kora tuzayagusubiza ejo kuko yanyuze kuri telefone, niho nahise ntangira kubona ko ibyo nasabye umwami Yesu Kristo yabikoze. Uhereye icyo gihe ntabwo amafaranga nakiraga ntabwo yongeye kujya agenda uko abonye, ahubwo nize kujya nitegereza ako kantu kaza nk'aga flash, utarasenga, utarabwira Imana ko yaguhaye amafaranga, uyishimisha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe. Erega ibyo ujya gukoresha mu murimo wawe ushyiramo imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe. Niyo mpamvu umuntu uzakubeshya ngo Imana tuyihaye umutima wacu, hari aho batagera. Umutima wawe nyine ushyira mu kazi, ahantu ushyira aho uri buronkere, niho icyo kintu kivuyemo kibabaye cyane, ukikibabaye nicyo ugomba guhaha Imana kugira ngo yishimire. Tujye tubwizwa ukuri kugira ngo tutazakomeza kugenda tumeze nk'abantu babuze ubwenge. Uburyo bwa mbere rero bwo gufunga umuryango w'amafaranga adasohoka ni ukuyamenyesha ko nawe uri umwana w'Imana, kandi ko uri umugaragu w'Imana, ko ufite ugutegeka, ufite uguha imbaraga, utayabonye kubera imbaraga zawe. Uburyo bwa kabiri bwo gufunga umuryango rero ni abantu bashimira Sekibi, kuko nawe afite ubushobozi bwo kurinda abana be, akabarindira mu bibi bakora. Nabwo amafaranga iyo yaje amenya ko bafite sebuja. Mu isi kubaye disipurine nicyo kintu cya mbere kibi kibaho, kandi niyo Imana ibarebye ikabona niyo mahitamo yabo, ubwo niyo mahitamo yayo. Uburyo bwa gatatu rero bwo gufunga amafaranga ni uburyo bumeze gutya. Ni uburyo ibihugu bikoresha, cyangwa abantu benshi baba mu bintu by'ubukonikoni. Ni uburyo
bwo gutanga amafaranga. Ubwo buryo umugabo umwe yarabukoresheje, ubundi tuvuka ubutunzi bwacu buboshye. Ntago kugira ngo Imana izakubohore ikuvane mu butware bw'umwijima ikujyane mu bwami bwayo, amafaranga yawe agengwe nayo, ni ibintu bitwara imbaraga n'umubabaro urenze urugero. Ndabikubwira kuko nabinyuzemo ndabizi. Rero ntabwo Satani ashobora kwemera gutakaza umuyoboke we. Ni ukuvuga ko iyo uhagurutse ukajya guha Imana amafaranga kandi udakiranuka, Satani aravuga ati ni uwanjye. Uriho urajya gushima Imana ute? Ni ugupeya allegiance, urimo uremeza yuko Imana ari umutware w'ubutware bwawe gute kandi hari ibyo wakoze bidatunganye. Abantu bamwe rero barabyitegereje, abami ba kera nka ba Farawo, akajya ahita afata umuntu usenga Imana akamugira nk'umutaka w'igihugu, akamugira nk'umutaka w'ubwami bwe, agahita amushinga ubutunzi bwe kuko azi ko Imana nimureba ntakiri bumushinje, na se kibi namureba ntacyari bumushinje. Icyo gihe umugisha w'ubumanukiraho ukajya ku gihugu. Abo bari abami b'abanyabwenge, ba Nebukadinezari barabikoze, bazamura ba Daniyeli bakabashyira ku butunzi bwabo. Uyu undi muntu wabikoze rero agahita abataransifere akava mu butware bw'umwijima Satani atamurekaranye, agahita ajya mu bwami bw'ijuru. Ni umugabo witwaga Zakayo. Zakayo ngo yari umuyobozi wa Rwanda Revenue Authority yo muri Israel y'icyo gihe. Ubwo rero ngo yaragiye, ikintu cya mbere yakoze yifuje kureba Yesu, icya kabiri yiyambura icyubahiro, yurira ngo umuvumo. Arangije yasanze abantu babyigana, aremera yambura icyubahiro, yurira umuvumo. Arangije kurira umuvumo, Yesu ahanyuze kuko Yesu azi byose, aramubona, aramubwira ati Zakayo manuka kuko uyu munsi ngomba kurara iwawe. Niba hari abantu Yesu ajya akunda cyane akemera, ni abantu bari mu nzego zo hejuru biyemeza kumushakisha kuko ni shefu wabo. Yesu ni shefu w'ubutware bwose, ahita abirokoneza, agahita abaha icyubahiro ko nta wundi bari bunyureho. Zakayo rero ngo yaramanutse ahita yihana. Icyo twita kwihana ni uko we wiha igihano, nta wurinda kukiguha. Ahita abwira Yesu ati uyu munsi ibyo ntuze kimwe cya kabiri ndagiha abakene, kandi uwo nambuye nzamusubiza inshuro zingana gutya. Yesu ahita avuga ati ubwami bw'ijuru bwatashye muri uru rugo. Kuki? Yabonye ko bya bintu Zakayo yapfunikiye byose bitamurutiye Imana. Ubwo buryo rero bwo gutanga bujya butuma amafaranga aba blanchi. Ni blanchiment spirituel. Niyo utazi blanchiment ni uburyo gufata amafaranga yavuye mu bintu bibi bitemewe ukayinjiza muri systeme y'amafaranga asanzwe, agahita aba amafaranga nyine mazima nayo. Amafaranga abantu babona bacuruza ibiyobyabwenge, amafaranga abantu babonye bicanye, amafaranga abantu babona bayakoze bakahita bayazana bakayashyira mu bindi bintu byemewe. Ibihugu byateye imbere ubwo buryo birabukoresha. Ni ukuvuga ngo iyo bishaka gufunga umuryango kugira ngo amafaranga atagenda, bishaka ibindi bihugu bikennye. Bishaka ibihugu bikennye, noneho bikamera nk'urugi rufunga amafaranga. Umubyeyi wambyaye, umubyeyi w'umubiri, yigeze kuncira umugani, arambwira ngo umwana w'umupfu ahakwa mu nshushu. Inshushu ntabwo nari icyo ari cyo, ndamubaza inshushu ni iki, arambwira ngo ni intobo. Intobo ni twa tuntu tumeze nk'intoryi dufite amahwa twera mu bihuru. Ngo umwana yarabyukaga akagenda akazisarura, agahita aza agahagarara iruhande n'inkoni ye nk'umuntu w'umutunzi, agahita avuga ati ndi umukire, ndi umutunzi. Undi mwana akaza agahita amubwira ati reka nkubere umugaragu. Aho kugira ngo ajye kwisarurira aho mu bihuru hose, araje akemera kuba umugaragu. Afurika yemeye kuba nk'umwana w'umupfu. Ibintu birahari, ufite abantu, ufite ubutunzi bw'uburyo bwose, ukajya kubwira undi muntu uti ubaye ubikoreshe, ngewe abantu bongera ngo bazi kubikoresha. Kubera rero ko bayibonye gutyo, bahitamo kwigira umuryango ukinga kugira ngo amafaranga yabo abe blanche. Uko bayabonye kose baraza bagafungira kuri Afurika bakayigira umuryango, bagahita bafata bayita umukene. Wa mukene ugomba kwakira bya bintu wabonye mu buryo budakwiriye
kugira ngo ubutunzi bwawe bwe kujyaho urubanza. Namwe mumbwire, ubundi iyo umuntu umugurije ntakwishyure murangana mu buryo bw'abantu. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi aragurizwa kwishyura ariko umunyabyaha ntabwo yishyura. Afurika ntijya yishyura, ariko mbwira nawe ukuntu Afurika itajya yishyura ariko igahora igurizwa, igahita iba inshuti ahubwo bya bihugu biyiguriza cyane. Ibyo bintu ntabwo wumva ko bidasanzwe? Afurika yahisemo gukina, yahisemo umurimo wo kujya ifunga umuryango. Niyo mpamvu impano zitangwa zigomba kwitonderwa cyane. Abantu babizi ko utazi gufunga uwo muryango kandi ko utazigera ugira umwanya wo gufunga umuryango, bagahita haza ka kantu kameze nk'akarabyo gato gatuma wihuta, cyangwa se kuko utabizi ugahita amafaranga ugira uko uyagira utangira kuyakoresha. Barabizi ko ayo mafaranga atazigera agaruka, barabizi kuko yinjiye ariko asohoka. Ukazahura rero uri icyambu cyangwa uri urugi rwo gufunga kugira ngo amafaranga y'abandi adahita, nk'uko ubona itiyo rigenda rikagera aho rifungira akaba ariho ufunga aho hantu. Amafaranga iyo aje ari impano ni ukuyitondera. Mbere ntuzi uko yabonetse, icya kabiri ntuzi esprit yariho, icya gatatu wowe uyakiriye ugiye kuba wa mukene utuma amafaranga ya wa muntu yezwa, navuga ngo avaho urubanza. Niyo mpamvu rero Imana yashyize ubutunzi. Salomoni yaravuze ngo umukire n'umukene ngo ni Imana, ngo bafite icyo bahuriyeho, ngo bombi ni Imana yabaremye. Ni ukuvuga ko umukire arabyuka agahitamo gutekereza, akumva ntawe ugomba kumuterura, akumva agomba gutera ikirenge, agomba gutera ibirenge bye. Umukene akaza akamubwira ati reka ngukorere. Ese wewe ko ufite ibintu reka ngukorere, ntiyumve ko nawe ashobora gukora. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko k'umunyamwete ngo kuzana ubukire. Nta munsi n'umwe wazafata icyemezo cyo gukora ngo Imana ye kugushyigikira. Reka rero yinjiye muri urwo rwego rwo kuzajya ibwira abandi abafite inshusho ati reka mbakorere kandi ifite byose. Rwose wabitekerezaho yasanga Imana izatugaya. Ni ikintu gituma umuntu ategeka umuntu ukize kumurusha, nta kindi n'ubwenge n'imitekerereze. Narindi kukubwira rero uburyo bwa gatatu bwo gufunga imiryango kugira ngo amafaranga adasohoka ni ukuyafata, ugafata umugabane ukawuha abakene, bityo ubwami bwose bw'umwuka ntacyo bugushinja rwose. Amafaranga yawe ahita yezwa, ahita ahivaho urubanza. Iyo rero umaze kumenya uburyo bwo gufunga amafaranga, utangira kwiga kuyafunga. Niba amafaranga utanga, niba amafaranga wakira aza aturutse ahandi hantu, birashoboka ko uzahora umeze nk'inkweto. Inkweto nizo zikandagira mu cyondo gutya wagera igihe ukazikuramo, hanyuma ukiyinjirira ukajya mu nzu yawe. Reka tangira umenye uwo Imana yakuremye uri we n'icyo igushakaho. Uyu munsi rero nagambiriye kubabwira Imana iriho imyenda. Nababwiye ko jyewe ubwanjye ndi ubuhamya, nk'uko Yesaya yavuze ati dore jye n'abana wampaye turi hano, turi ikimenyetso. Ndi ubuhamya, ubuzima bwanjye ni ubuhamya bwuzuyemo ubuhamya bwinshi bw'ibintu Imana yankoreye. Imana mbabwira ntabwo ari Imana nabwiwe mu rusengero cyangwa mu kiliziya hoya, ni Imana tubana umunsi ku wundi kuva muri 89, kuva napfukama nkayisaba kumbera Imana. Ni Imana nagize igihe cyo kutumvira, ni Imana nagize umwanya wo kugerageza ntazi ko ari bibi, ni Imana nagize aho nkayemera. Ni inkuru ndende urumva imyaka imaze, ariko ni Imana nzi mu buzima bwanjye. Ndashaka kubwira rero Imana iriho imyenda. Niba ufite umwenda ukuremereye, iki kiganiro uyu munsi ni icyawe. Hari mu gihe twarimo dushaka icumbi, hanyuma numva ndashaka gutera inkunga umutware wanjye, hanyuma musaba ko yanguririza umuvandimwe. Hari umuvandimwe wacu wari uhaye abishoboye, ndamubwira nti wamubwiriye
akakumpera amafaranga ko nzakora nkayishyura nanjye nkagufasha gushyira kiriya kintu mu rugo aho twarimo dushaka icumbi. Aranyumvira aragenda amafaranga arayasaba hereza. Nari nibagiwe ijambo rya Bibiliya cyangwa nari ntararisobanukirwa rivuga ngo uguza ni umugaragu w'umugurije. Ni ukuvuga ko ako kanya nari ninjije umuryango wacu mu kuba abagaragu. Icyo mutigeze musobanukirwa ni uko iyo uri umugaragu, iyo ufitiye umuntu umwenda, mu bwami bw'umwuka ugaragara nk'umugaragu. Ni ukuvuga ngo amafaranga iyo yinjiye iwawe yose asanga ayandi nayo afite iniforume yo kwishyura nayo itagenda. Ntabwo bishoboka ko wakwitwara icyo gihe nk'umutware kandi uri umugaragu, uba warangije kwinjiramo. Ikindi kandi sisiteme y'umwenda ukuntu ikora nk'icupa ritobotse hasi ibintu bikagenda byigendera. Icyo ushyizemo cyose kiramanuka ukaberwa aho kigiye. Niko sisiteme y'umwenda ikora. Ni ukuvuga ngo ikora ku buryo ugomba kugenda umwenda wiyongera. Ikora ku buryo umwenda ugomba kugenda wiyongera kugeza igihe uzaba nk'inyanja ukawuryamamo n'ibyo byose bikarukeramo. Nagira ngo ubwire yuko sisiteme y'Imana y'umwenda ibaho, ariko sisiteme y'Imana y'umwenda yo ikora nk'ikigega. Ni ukuvuga ngo Imana yabwiye Abayisiraheli aho yanyujijemo ijambo yashaka kuduha, iti nimbaho umugisha muzaguriza amahanga menshi ariko mwebwe ntawe uzabaguriza. Ariko irongera ibabwira n'imivumo uburyo n'ibitwara nabi bo bazaguza amahanga menshi ntihagire n'umwe baguza, ijuru hejuru yabo rikaba nk'icyuma ikabima imvura. Ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'umwenda. Ni ukuvuga ko muri sisiteme y'ijuru niba uri umunyamugisha wagombye kubuguriza, ntabwo wagombye kubuguza. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo uguza yinjira mu nzego ebyiri. Yinjira mu nzego z'umuntu udafite umugisha kandi akongera akinjira mu nzego z'umuntu ufite z'umugaragu, kandi kuko umugaragu araguza akaguza sebuja. Rero sisiteme y'Imana irakubwira ngo ikwigisha uko ushyiramo, ikagenda igutuburira. Mu byo iguha ikugenera ibigutunga, mu byo iguha wowe ugena ibyo kuyishima, nayo ikakugeneramo ibigutunga ikabiha umugisha, bikagutunga ikaguha n'ibyo ubika. Bya bindi ubika rero igenda ibyongera. Ni ikintu cyantwaye imyaka 7 kugira ngo ncyumve, ntabwo ubundi bubona umwanya wo kukibaganirira, ariko kugira ngo ubutunzi buzave hano bujye hano bitwara igihe kinini cyane, bitwara imbaraga z'Imana kugira ngo wemere kukurwanirira. Satani atakurekeramye utangira guca mu bibazo bitandukanye kugeza aho Imana ijya ireba icyo ufite cyose ikavuga ngo aho yakivanye haremewe nanjye. Iyo rero wumva udashaka ko bimera gutyo, ubaho wishakira umeze nk'abafarawo, ukajya ushaka Yozefu nyine ukamukonfiya ibyawe, wowe ukavuga uti ntabwo nzaderanja gahunda yanjye y'ubwami bwanjye, ariko ngomba kugira icyo ngirira abandi neza. Ibyo bintu mu bwami bw'umwuka birubashywe, wabisuzuma mu ijambo ry'Imana ryose. Kandi witwa umunyabuntu. Ni abantu benshi Yesu yagiye agirira neza kubera ko bagiye bagirira ubuntu abantu bo mu nsengero n'abakene. Rwose ni umusirikare umwe ndetse w'umuroma wahawe umwuka wera mu banyamahanga babuhawe bwa mbere, ngo yagiriraga neza abakene. Maze umumarayika aje kumureba aravuga ati ubuntu bwawe bwarumviswe. Yitwaga Koroneliyo. Rero sisiteme y'Imana ikunda umuntu utanga, ugira ubuntu, ntabwo ikunda abanyabugugu, kuko ivuga ko abanyabugugu bameze nk'abasenga ibigirwamana. Rero
sisiteme y'umwenda nk'uko nabikubwiye iyo itari mu buryo bw'Imana tuyikoresha mu buryo bucuritse ikora nk'icupa ritobotse hasi. Ni ukuvuga rero yuko nanjye wa mwenda nafashe waratangiye uridubura, uzabona abantu bafata umwenda yarameze neza ariko ukabona burakeye ibibazo biraje. Ni ukubera ko amafaranga umwenda nawo ufite abawuherekeza, ufite imyuka iwuherekeza ikawufasha gukora mu buryo uri bwuzuze iyi gahunda. Ugenda ucuka kuba mwinshi kugeza igihe utazabasha kuwishyurira kugira ngo winjire mu bugaragu bw'iteka. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwinjiramo inzego z'uburyo bw'umwuka zikora ku buryo utazasohokamo, ziteza ibibazo n'ibindi. Birangije nandika imyenda nyishyira ku rupapuro nta n'umwe mpishe, ndazanye imbere y'Imana ndihana, ndayibwira nti nakoze amakosa, ndangije nyereka umwenda wanjye, ngiye nkubwira ukuntu Imana yishyura umwenda n'uburyo yakwishyurira uwo uri we wese n'uyitabaza azabikora. Narinje kukwereka imyenda yanjye ndayiyereka, ndayibarira yose, ndangije kuyiterera no kuyishyiraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni njyewe uguha ibitekerezo bikuronkesha ubutunzi. Imana izi aho yadukurira. Natangiye kwinjira buri joro haza nkahita ndeba ya myenda nyandika ku rupapuro, noneho njye ntangira guhanurira imyenda nkayibwira nti mva rero wa mwenda we nje kukubwira ukuntu Imana yanjye ikomeye. Wari wabona udushisha ukuntu tumanuka tugenda umuntu aduhungura ku rukuta, nuko niko ugiye guhungurwa rero. Ntangira gutera umwenda ubwoba, umwenda ufite esprit iwugenga irabyumva. Narangiza kubwira umwenda ukuntu udakomeye, buriya ikibazo uzagitesha agaciro, nugitesha agaciro kizagata, ariko iyo kibona wagihaye agaciro kirahaguma. Ndangije gukomeza kubwira umwenda gutyo, namara kuwubwira nkahita ndeba hejuru nkashimira Data wo mu ijuru, ndagushimira kuri umukungu kandi ko ndiho iyo umwenda ko kugusanga aho guhungira hatazahabwa igihano, kandi ko ahirwa abo guhungiraho nanjye nguhungiyeho. Narije gushimira uburyo ki uzandihira uyu mwenda. Nabikoze igihe kinini kuko Imana igiye gukuraho umwenda yawukuyeho umunsi umwe gusa. Impa igitekerezo, hari ikintu twari dufite dushobora kugurisha, angisaba umutware mubwira n'impamvu, aranyumvira arakimpa, arambwira ati gitange nta kibazo. Nabwira numvaga umwenda uri kundya, nagenda ndagitanga. Cya kintu nta nubwo cyari cyemewe ngo umuntu abe yacyemera, cyari ikintu umuntu atakwemera, ariko natangajwe n'ukuntu abo nagihaye bagihaye agaciro cyane, bakabona ari ikintu gikomeye. Imana irayishyiraho systeme ngo banyishyure mu byiciro. Hanyuma bamaze kunyishyura, ntanze amafaranga nta kureba, maze gukinga umuryango nshimye Imana, mpita nishyura wa mwenda. Mutwara arambaza ati ntubona yararwaye icyo gihe? Nakubwiye ngo iyo uri mu mwenda ibibazo byose biraza, kuko ubwami bw'umwijima buba bushaka kuguma aho hantu. Umutware maze kubimubwira, maze kwishyura, ngo ati kuki utaretse ngo umwenda tuzawishyure meze neza nakize? Nabwira ati umwenda sinshaka kongera kuwufata, nazinutswe umwenda kuva icyo gihe. Nukuvuga ngo umwenda wagombye kuwufata uri umukire ukorana n'undi mukire, ukuguriza nawe ufite icyo uvuga, sinshaka gukoresha ibyanjye, reka mbizigame, hanyuma wowe umpe bya bindi udakoresha mbe mbikoresha, hanyuma tuzagabane inyungu. Ntabwo wowe wagombye kugenda uri kuvuga ngo mpigeye n'icyo kubikoresha, nzakwishyura. Ubundi nibwo buryo bwonyine bwo gukoresha umwenda, ni ugukora icyo bita extension, ni ukwagura ibikorwa. Nibwo buryo bwonyine bwagombye gukoreshwa mu mwenda. Ariko urahagurutse ntacyo ufite, nta buryo ufite bwo kwishyura, uravuze ngo nzishyura muri uyu mwenda, ningiyemo nindangiza nkarabemo. Bisi by'amafaranga barabizi, ntabwo bishoboka. Ntushobora kwishyura 100%, nurangiza urenzeho ay'abandi, ayo yose ari ayawe. Haza ibintu biri butware ya nyungu ugatangira no gukora mu 100%. Ariko igihe ufite andi ku ruhande, umwenda urakubaha. Hari ukuntu Imana yabigenje, tuguma kubaho mu buzima buciriritse bworoheje. Numvaga nta kintu na kimwe kidasanzwe nshaka gushyira mu mibereho yacu. Niba ushaka kubaka systeme nshya, uva muri iki gice ujya hano,
cyangwa se kubaka indi sisiteme y'imibereho nk'uko ubizi abakora imishinga baba bafite kurve iva mu gihombo ikagenda ikagera aha ngaha mu bintu biringaniye ikazazamuka. Imana ikugisha kuyubaka mu buryo bwayo. Ariko n'umuntu ushaka kubaho nta myenda afite, Imana imwita umuntu uri sage, umuntu uri wise, umuntu w'umunyabwenge wayubaka. Ni ukuvuga ngo uva aha hantu ukiyemeza guhagarika ibintu byose, kabone nubwo waba warabimenyereye, ibintu byose bijyanye na luxe, ibintu niba wakoreshaga ibintu ukagenda ubigabanya, wiyoboye, ntubaze Imana yakuzanye muri iyi si, yaguhaye umwuka uhumeka uko ukwiriye kubaho, ushobora guhura n'ingorane nyinshi cyane kandi ukananirwa kuzivamo. Ariko Imana iri mu ijuru, hejuru y'amajuru yose, Imana ifata icyemezo cya nyuma, ifite ijambo ku buzima bwawe, ikaba yaraburagije umwami Yesu, ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kurengera aho waba uri hose mu isi. Icyangombwa upfukama imbere yayo, ugaca bugufi, ukabiyisaba. Nta kindi gusaba, Imana yo iraguha, abandi bose baragusaba, ariko yo iratangira ikaguha. Ikintu igusaba ni ibibi waba ufite n'ibyo, wowe uyiha ibibi ikaguha ibyiza. Nguko uko nkubwiye Imana yandihiye umwenda, ikavanamo imyenda yose, kandi nkaba nyisaba ngo ibe kubaho mu ubuzima bufite ubwenge, ngo twigishe kubara iminsi yacu kugira tube ubuzima bufite ubwenge. Ariko uzi ikintu, abantu bajya gushyingura umuntu ku irimbi bakabaza ngo nta mwenda asize. Ibaze rero nta mwenda asize ngo tuwishyure. Ibaze rero kujyana umwenda ukabura uwishyura. Kuko abantu bazi ko umwenda ari mubi wagombye kwishyurwa. Hari uburyo Imana yateguye ushobora kubaho udafite imyenda, ariko ni uburyo busaba kwitonda, bugasaba guca bugufi, bugasaba kugenza intambwe yawe kugira ngo wiruke mu byo udashoboye, bugasaba kwigomwa, bugasaba ko ubuzima buciye bugufi. Iki kigega cy'Imana gikora uko gikora, Imana igenda igukubira, utangirira kuri duke ikagenda igukubira, Imana igenda igukubira. Ni uburyo, ni isomo ryose ryo kwiga ku barishaka, ijambo ry'Imana rirarifite. Imana ibaha umugisha. Aha ariho dusoreje igice cyacu cya mbere, tujye kwinjira mu gice cya kabiri. Urakaza neza mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, ikiganiro cy'ishuri ryo guhinduka. Mperutse kubona igihekane cy'abanyeshuri bo mu mwaka wo mu wa gatatu, igihekane cyansekeje cyane, igihekane gwa. Icyo gihekane ukagisanga mu ijambo rimwe gusa ngo twararyajwe, kuryarywa. Natwe rero twararyajwe. Ntabwo nari nzi ko imisatsi y'abirabura ari myiza, y'abagore bo muri Afurika. Ntabwo nari nzi ko irambuka, ntabwo nari nzi ko ishobora gusokoreka neza. Nari narigishijwe yuko iyo misatsi igomba gushyirwamo amavuta yo mu nganda kugira ngo ibe neza, igacishwaho ibyuma. Ntabwo nari nzi kandi yuko ari imisatsi ishobora koroha ikamera nk'amarende. Bimwe rero mu bintu byantangaje, hashize imyaka 4 nongeye gutangira gukora umusatsi mushya. Natangajwe nuko buriya imisatsi yacu ishobora kwirabura itabitewe n'amavuta washyizemo. Ikindi kintu cyantangaje ni uko ushobora kugira imyaka 20 utarimenya. Tanga burya ntabwo twiyizi. Kimwe mu bintu byantangaje, umunyarwandakazi, umwana w'umunyarwanda, ni uburyo twageze iteranyuma kugeza aho
uzi neza ko ingohe uzi neza ko inzara zawe ugenda ukaziha umuntu akicara akagukorera ugatakaza fakirite yo kwiyegereza inzara wabona waziyegereje ukabona zirasa nabi ugatwara ibirenge ukabirambura bakagukorera ugashyira umusatsi aho. Ikintu kimwe nabashije kubona ni uko ntago ari umurimo w'abagabo gukora umusatsi w'abagore, ariko twabwiwe yuko abagabo bo bakora neza mu masaro. Ntangiye kongera kwikorera imisatsi no kwikorera inzara natangajwe n'uburyo byinyitabiriye, ntabwo nari ko bizongera. Umusatsi wanjye ugeze aho uratukura ku buryo wasabaga ko ngushyiraho amaproduit ugasa neza cyangwa ntayashyiramo ukaba utukura. Umusatsi narawitayeho wongera kuba umukara, urimo imisatsi igenda yivangamo y'umweru nk'uko Imana yabiduteguriye. Ibyo ni ibintu bigomba kujyana n'imyaka uko tugenda dukura, ariko usigaye ugomba kwirabura urirabura. Ntabwo ari icyo gusa ndi kubwira ko twatakaje faculté z'ibintu twashoboraga kwikorera tubyita iterambere. Ntabwo ari byo. Iterambere ubundi ni independence, ni ukuba ushobora kwikorera ibintu byose cyangwa se ibyinshi, cyangwa ukaba ufite ibyo wikoreye ushobora kugurana n'undi nawe akaguha ibyo akora. Umunsi umwe nari ndi kugendana n'abana bacu, umukuru w'umuhungu tugeze ahantu hamwe, numva ari kumbwira ati mama ati reka ngende mubwire. Nese ndati reka ngende mubwire, ariko ati we ntabwo ureba uko uriya mugabo agiye gusenya urugo rwe. Ndavuga ndetse arasenya urugo rwe gute? Umugabo rero ntaramubona ndetse nabyitayeho kubera ku muhanda. Arangije arambwira ati yari afite imyaka 9, arambwira ati mama ubu uriya mugabo we ntabase bagira, ahubwo se nta kupongre bagira, umugore we ntashaka kumucina inzara akanamwogereza ibirenge, kuko ntabwo ubona ko uriya muntu wunamye imbere hari umwana kuri we, ejo buriya ni kuri urwo rusaba rwasenyutse. Ndabubwira nti ujya kubimubwira atagira ngo ninjye bikubwiye. Rero kimwe mu bintu byantangaje cyane ni ukumva umwana w'imyaka 9 ashobora gutangira gushishoza ku kintu gishobora gusenya urugo, ariko twebwe abantu bakuru tukaba tutabizi. Niba abona yuko icyo ari kimwe mu bintu bisenya, ni gute tujya imbere y'abantu tukabaha inzara, tukabaha imisatsi bagakoramo? Ubundi urugero rw'amavuta y'imisatsi yacu rwagombye gutuma iba myiza, nta nubwo umugabo yakwemera kurugusiga. Njye nibuka ko rimwe nagiye muri salon, umugabo umwe arambwira ati wowe mu misatsi ukiramo utuvuta dukeya cyane rwose dushoboka. Ntabwo ari byo. Nize kwikorera amavuta yo mu musatsi, amavuta nkayafata amavuta y'ibihwagari nkayateka, nkashyiramo poivron, nkashyiramo tungurusumu, nkashyiramo karote, nkashyiramo igikakarubamba, nkatogosanya, nkashyiramo ibintu byose nari nzi ko bigomba gutuma umusatsi uba mwiza. Narangiza nkayatereka, ukiyatereka barimo impumuro itaniza, ariko nyuma y'ukwezi impumuro yose bayashizemo amavuta kandi ukayamarana igihe kirekire. Washyira mu musatsi ari menshi ku buryo aba ameze nka byo byita kujenda, ubona ameze nk'ari ku biganza ari menshi cyane, ku buryo nta mugabo n'umwe wakwishimira ibyo bintu. Bivuga rero yuko umugabo atari we ukorewe gusiga umusatsi w'umugore, kuki wowe utawisigiramo? Uyu munsi ndashaka kugusangiza kimwe mu bintu biri bugutangaza cyane bijyanye n'ubwiza. Ijambo ry'Imana ryemera ko ubwiza bw'umugore buba mu musatsi. Ni ukuvuga yuko umusatsi wacu Imana itwemerera kuwitaho. Ni kimwe mu bintu Bibiliya yitaho, ikanabigaragaza nk'ikintu cyerekana umugore, ndetse kugeza aho ivuga yuko kwikomboza biteye isoni. Tubwira abagore ko bagomba guhirimbiza imisatsi. Guhirimbiza umusatsi ni ukureka ukamera. Bagomba rero kugira uburyo bawitaho. Rero ubwire ko ayo mavuta nakoze nikoreye nawe wakwikorera, nayasize no mu mutwe w'umusatsi w'umwana wacu. Nabonaga nawe waratangiye gutukura, umusatsi nawe uhita wirabura kandi uroroha cyane, uba mwiza, ku buryo gucishamo igisokozo byari nk'umukino, kandi uko bigenda bitera imbere kugenda uba mwiza. Ntiwongera gufata na hejuru, ukawufata ukawuzingamo utuntu n'utuntu dusanzwe uzinga mu musatsi nyine, ukawurambura kugira ngo utagira twa tuntu two hejuru dufata mu gisokozo. Rero kimwe mu bintu byantangaje
igihe nakubwira ko nari mu rugendo rwo kwezwa, nigeze kukubwira ko ndateye imyigaragambyo mu rugo, uwo mutware ambwiye ati ariko imisatsi kuki ushyira imisatsi y'imiterano? ntabwo nari kuze yuko yasanze nyishyiraho kubera iki yabimbuza no kumbuza uburenganzira bwanjye, simite nitabira kumvira. Ariko nongera nkubwire mugore, niba umugabo wawe ntacyo akubuza, amaso yo mu buryo bw'umwuka ntagafungutse, arahumye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo Kristo ari umutwe w'umugabo. Ni ukuvuga ko ibyo akubwira harimo ubutumwa bw'Imana n'ubwo udashobora kubwumva. Aba batware bacu ni abakozi b'Imana. Nuko rero amaze kujya hakurikije iyo akanyoni kajya kaguruka agiye kureba iyo bweze, ansize ku rugo, Mwuka Wera aza kumbwira ati ndagushaka imbere yanjye, fata amasengesho. Ndayafata, nibwo yampaye ubuhamya bw'umugore wari waragiye mu gushakira abagore produit akabifatanya n'ubwami bw'umwijima. Nagira ngo nkubwire ko udashobora kuvuga ngo njyewe ndigenga. Niba ubwami bw'umwijima bugushakira solution z'ibintu byose, ntabwo nakubwira yuko bihari hatarimo abantu babishaka. Ariko icyo gihe uwabivuze yavugaga yuko ari imitego bashyize mu isi ku bagore kugira ngo batajya mu ijuru, kugira ngo Imana nikureba iki ntibone cyanduye. Numvise ubwo buhamya ndatitira, mara iminsi ndwaye mu bugingo, ibintu byose nari mfite numvaga burimo ndabireka. Ariko kugira ngo Mwuka Wera abikonkreteze ko ibyo bintu ari ukuri, ndashaka kugusangiza filime nabonye y'inkomoko y'imisatsi duteraho. Kimwe mu bintu byantangaje cyane ni uko imisatsi ari ikintu kijya mu rwego rwo gusenga. Reka nawe ubyirebere. Ijambo ritangira ry'iyi filime uraza kubonamo umuntu afite ikigirwamana yita Imana. Kuba ataragera kujijuka k'ubwo buryo nabyo ni ibyo gutuma tumusengera. Ariko si icyo gusa, ntabwo ibintu byose abantu bita Imana ari Imana. Nakubwiye ko Imana yacu yitwa Imana ya Yesu, ikaba se wa Yesu, ikaba na data, ikaba n'Imana yacu. Ngiyo Imana nyamana iri hejuru ya byose. Irebere nawe aka gace k'iyi filime ngiye kugusangiza. Kuri uyu mubyeyi ni umunsi mukuru, aritegura kujya mu rusengero rw'Imana ze gutanga ituro ridasanzwe ryihariye. Uyu munsi ngiye guha Imana imisatsi yanjye nk'ituro. Hashize ibyumweru mfite ibibazo by'ubuzima, narinze kujya kwa muganga ariko byahise bishira bidatinze biri kubera we. Nzi ko Imana yamfashije kuva mu bibazo nakomeje kugira mu buzima bwanjye, niyo mpamvu ngiye kuyishimira. Mu gushimira Imana ye, yahisemo urusengero rwo mu majyepfo y'Ubuhinde rwitiriwe Imana ye. Mu gihe abandi batura indabo, imbuto, uyu mubyeyi we yiyemeje gutanga ikintu afite gisumba ibindi byose, ni umusatsi. Dusezeranye Imana kuyiha imisatsi yacu nidukemurira ibibazo. Bamwe batanga udusatsi duke, abandi batanga myinshi bakurikije ibyo basezeranye. Igihe mpitamo gutanga imisatsi yanjye yose, nicyo naje gukora uyu munsi. Gusa ngo icyo aba bantu batazi ni uko inyuma y'amaturo yabo y'imisatsi hihishe ubucuruzi bukomeye, aho icuruzwa mu isi yose kandi ku biciro bihanitse. Ndumva nishimye cyane rwose kandi umutima wanjye uroroshye. Inshuro ya mbere natuye imisatsi kuko umugabo wanjye yari yagize ibibazo by'uburwayi, ubundi ni jyewe wabigize. Indi nshuro abakobwa banjye bari bagize ibibazo byo kubyara. Kugira ngo asubize ibyifuzo byacu, tugomba kugira icyo tumusezeranya, kandi kuri twe abagore imisatsi nibwo bwiza no kwikunda byacu. Mbese niryo turo riruta ayandi dushobora kumuha. Donc c'est la plus belle offrande que l'on puisse lui faire. Nyuma yo guhabwa iyo misatsi, urusengero rurayikusanya
rukayishyikiriza uru ruganda rurinzwe nk'igihome. Imisatsi yavanywe ku ntambiro iratunganywa, ikozwa, igashyirwamo amabara, ikanikwa, hanyuma igasokozwa, ikazashyirwa mu mashini ziyifatanya, ikaza imeze uko igurwa ku isoko. Iyi misatsi y'Abahinde itunganywa ku buryo butandukanye, ikoherezwa ku isoko ry'Abanyaburayi ku burebure n'ubwinshi bw'umusatsi bifuza. Elles finiront sur la tête d'occidentales en quête de volume et de longueur pour leur coiffure. Ubu ni ubundi bwoko bw'imisatsi. Imisatsi imwe isigara mu bisokozo nyuma yo kubicisha mu misatsi. Imisatsi isa naho nta kitubwiye, nyamara abandi bayibonamo inyungu. Iyi misatsi ngo itunganywamo za ngofero z'imisatsi bita perike. Ibisigazwa byayo bikoherezwa mu Bushinwa bikavanwamo proteine, intungamubiri zikorwamo ibiryo by'impinja. Ikindi ntakubwiye ni uko ayo maproteine avanwa mu misatsi ndetse na poudre bafata bagateramo ibara bikoreshwa n'amafarumasi akora imiti inywebwa n'abantu. Wasanga impinja zacu, urwawe cyangwa urwanya, nazo zarahawe kuri ayo mafunguro mu biryo tugura bikorerwa mu nganda. Uku niko bayishakisha, bazenguruka inzu ku yindi bagira bati abafite imisatsi turagura. Iyi misatsi yegeranyijwe mu minsi 10, ubu iranguwa amarupi 30. Izi njwiri iyo ari nyinshi zishyirwa ku munzani zikarangurwa nk'ibindi bicuruzwa byose. Ndabizi ko bizavamo imisatsi abanyamahanga biteraho kandi nejejwe nuko imisatsi yanjye izakora urugendo. Imisatsi ikora urugendo rurerure kuva mu bisokozo by'Abahinde kugera mu nganda zo mu Bushinwa gukomeza mu Burayi ndetse no muri Amerika. Mubyeyi w'umunyarwandakazi, irya misatsi wifuza gutera ku mutwe wawe, abo wayibonanye nabo si yabo, barayigura nabo bakayitera ku mutwe wabo. Nyuma yo kureba indi filime nk'iyi yakozwe na BBC mu mwaka wa 2016, nasanze umwe mu bafite inganda zitunganya iyi misatsi avuga ko ariyo bohereza muri Afurika, abyita gufasha Abanyafurika. Umugore uvuga ko wubaha Imana, ese ukwiye gushyira ku mutwe wawe imisatsi yatuye ibigirwamana? Umugore muri rusange, ibaze uri kumwe n'umugabo wawe ufite imisatsi yakuwe ku wundi mugabo w'umuhinde. Nibyo kwibazwaho. Nagerageje gushakisha ngo ndebe niba hari inganda zikora imisatsi artificielle ivuye mu bindi bintu, mbona umuntu umwe wavugaga ko akora imisatsi avana mu bivovo by'insina. Uwo niwe wenyine nabonye. Irya misatsi batoragura, irya misatsi tujugunya, barongera bakayifata bakayitunganya bakayivanamo imisatsi nanone yo ku rwego rwa kabiri igurishwa abashaka ubwiza biremeye atari ubwiza karemano. Nibyo kwibazwaho.